igice cya mbere twasoje Davina ahamagaye Dave arikanga. Diana nawe nuko papa wa Dave we byaramurenze kubera ukuntu yari azi uburyo umuhungu we akunda Davina, mu ijwi rituje ririmo kwiyemera kwinshi. Namwe David muramuzi, ati hello Davina, uhise unkumbura, ubaye iki kumamagaye? Davina abanza gucecekamo, arangije atavuga ati Dave, ntabwo ari we nashakaga guhamagara, ahubwo wegeranye na Diana. Nagerageje kumuhamagara ntabwo nimero irimo gucamo, sinzi ikibazo cyabaye. Dave ati byibuze nari nzi ko ari njye uhamagaye, kumva urashaka Diana, nta kibazo reka muguhe nyine nta kundi. Davina araseka ati ariko ntaribi nawe ndaguhamagaye, nizere ko umeze neza kandi sinagukumbura kuko twari turi kumwe kandi urabizi ko wanandakaje. Dave ati I'm sorry baby. Davina ati it's okay, don't worry. Nuko rero Dave ahita ahereza telefone Diana. Ndabasuhuje mwese abakurikira Tesi Media, muri kumwe na Kayitesi Ange. Nk'uko bisanzwe tugiye gukurikira igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo rwa Dave na Davina. Reka ntabicishije amatsiko twumve ibyakurikiyeho. Diana yahise yitaba telefone ati Davina, ubaye iki? Ni amahoro? Sorry nyine telefone yanjye nayishyize mu kadege, cya gitipe cyari giri gukomeza kumpamagara kandi numvaga nashaka kukivugisha. Nyine nawe urabizi ukuntu gitera isereri kabisa. Davina ati umva sha nyine ni amahoro, urabizi ko navuye hariya mbabaye, numva mfite umujinya, nagiye mu rugo ntekereza cya Dave cyangwa kumva mu mutwe sha. Davina ati sha birumvikana rega Dave yakubabaje, ntabwo ari ikintu cyiza kuvuga umukunzi wawe wicaye hariya akamuvuga ariya magambo. None akansekeje ngo abona ngo kari agatipe ngo kadahumura, you know. Anyway, sorry babe. Davina ati ntabwo ari ibyo Diana, ndi kukubwira ngo nakomeje gutekereza Dave. Diana ati nyine wamutekereje kuko yakubabaje, ugomba kubyikuramo ukamubabarira. Davina ariko Diana kuki wumva utinze? Ndimo ndakubwira ngo nakomeje gutekereza Dave, uko natangiye kubona ubwiza bwe na yanseko ye isaza. Urabyibuka ko nabikubwiraga kuva kera, ariko nyine nkakubwira ko ntamukunda. Noneho nyuma y'ariya magambo yose menya yandoze, yansajije, ndi kumva nagurumanye, namukunze aho kugira ngo mwange. Diana ati what? Ibyo bintu se bibaho? Wowe Davina nzi gute se wabikora? Hanyuma se umukunzi wawe mumara nyiriya myaka yose ukaba wabashije kumwikuramo gute? Ntabwo byakunda Davina, ndakuzi, uri umukobwa ucishije bugufi, umukobwa uzi urukundo, umukobwa utakunda umuntu nka Dave. Davina ati nanjye ntabwo nzi byambayeho Diana, nizere ko atari kukumva, ariko yansajije uramutipe yo. Ako kanya Dave yaje yegera Diana. Diana ati umva Davina, cya Dave kiraje, kitakumva, mbabarira ubyikuremo, bye, ndaza kukureba mu kanya. Nako nzaza ejo, urabona ko
amasaha yagiye sibyo, reka nzakureba ejo. Dave ati ku isuku pase murashoje cyangwa wanze ko numva ibyo mwari muri kuvugana? Diana ati turasoje, nyine usanze tusoje ntacyo kuguhisha gihari. Diana akomeza kureba Dave ahera ku mutwe ageza ku birenge, mu mutima ati ndi nk'uyu bamubona n'iki? Hanyuma Dave ati bambona n'iki? Kubera iki? Diana ahita ashigukira hejuru ati mvuze cyane, ibyo urabyumvishe? Dave ati wari uzi ko se ubivuze gahoro? Ubivuze cyane, bambona n'iki kubera? Davina akubwiye iki? Diana ati ntacyo ambwiye ariko sinzi icyo bakubona mu wundi, wowe ubibona n'iki? Wowe njyewe nawe zandinde sinzakundane n'umusore umeze nkawe. Dave ati ubundi se we wankurahe? Wakura hehe umutipe w'iboga nkanjye? Ariko ubu uzasenge ubone umutipe nkanjye uzi gukunda, uzi gukora, ugaragara neza, uhumura peti, urumva? Diana araseka ati ibyo byose hejuru y'ingeso zawe ntabwo nabyifuza. Inkuru yacu urabizi nk'igitinda, amasaha yagiye, ababyuka barabyuka, abafata breakfast barayifata, ariko Diana we yazindutse kare kare ajya kureba Davina. Mu nzira yagiye amuhamagara, undi ntiyitabe telefoni, ati si umwana yabaye iki noneho? Ayobewe ko dufitanye gahunda. Akigerayo asanga umwana aracyaryamye, arasinziriye rwose nta kibazo na kimwe. Hanyuma akigera mu cyumba cye abona telefone ye iri guhamagara, nawe ati Davina wabaye iki? Reba sheri wawe yakubuze. Uzi inshuro nsanze yaguhamagaye. Davina ahita ashigukira hejuru ati what? Wese Dave yambuze? Diana araseka ati what? Dave? Kuva ryari Dave ari sheri wawe? Ndi kukubwira umukunzi wawe yakubuze. Davina ati sorry mwitabe. Hi babe, sorry wambuze, naryamye naniwe cyane ntabwo nigize nkuvugisha, and tekereza ko niryamye ndi kumva ntazi ukuntu meze, ndumva narwaye. Hanyuma umukunzi wa Davina ati nze murebe se mbere yuko njya ku kazi cyangwa naza kugucaho mvuye mu kazi? Davina ati no need, ntabwo ari ngombwa ko waza, ndaza kumera neza. Umukunzi wa Davina ati what? Ntabwo ari ngombwa ko nza kukureba? Kuva ryari ko nzi yuko iyo utameze neza uba ushaka ko nkureba? What happened? Davina ati no babe, ndashaka kuba ndi njyenyine nkitekerezaho, nkaruhuka bihagije nta disturb. Umukunzi wa Davina arumirwa, disturb? Okay fine, so reka njye mu kazi, I love you so much, wiyiteho. Davina ati thank you so much babe. Diana yarumiwe areba Davina ati Davina, is that you? Is really that you? How? Umukunzi warakubwira ngo I love you so much and you said thank you. You're supposed to say I love you too. What's going on? Davina ati umva ntabwo mbizi rwose, nahindutse, ntabwo nzi icyambayeho, nta nubwo ndi kumva nkeneye koriye, ntabwo nshaka ko aba ari hafi yanjye. Ubwo Diana wampamagariye Dave, please, Diana arasetse ati we usiko wasize, usiko bishoboka ko Dave yakuroze, usiko ndi kubona atari wowe?
ntabwo ari wowe nzi. Davina, umukobwa ushyira mu gaciro, gute wasiga uriya mutipe w'imfura, umutipe ukwitaho, umutipe uguha buri kimwe mu bushobozi bwe buke, ugakurikira Dave mwana? Dave, my cousin, I know him, you know him well, how comes? Davina ati umva ntabwo nzi biri kumba wowe nkorera ibyo kuko ndi kumva nshaka kumuzigisha. Diana ati you know what, ufite nimero ye, mwihamagarire, ntabwo bino bintu mbirimo, sinzi icyakubayeho, ntabwo nzi aho biri kwerekeza, gusa ndi wowe nagumana n'umutipe twakundanye igihe kinini kurenza kwiruka kuri Dave. Dave urya abana utayobewe, Dave uhora ajya mu kubyina gusa. Yego Dave afite kampani ye, yinjiza amafaranga menshi, ni umusore mwiza ugaragara, ariko se ibyo nibyo ukeneye? Dave karagiteri ziwe ntabwo uzizi. None se okay, reka nkumenere ibanga. Dutaha nijoro hari famiye y'inshuti yacu yari iri mu rugo, bari bazanye umwana wabo Bebe, umwana mwiza, umwana uteretse, umwana useka neza, umwana nguri mwiza. I swear uwo mwana ni mwiza pe. Noneho Dave yamukunze, arimo araninginga papa ngo amuhereze nimero yiwe, kandi Dave urabizi yafatishije, yakunze umuntu ntabwo arekura. Urabizi inshuro zose yakwirutseho yahisemo kurekura ngo atangire ubuzima, ariko kandi numvisha ari serious, ashaka kujya mu rukundo ruri serious. Ariko nanone mucyara wanjye ndamuzi kamama, ntabwo yapfa guhinduka. Davina ati what, ashaka gukundana n'undi gute adashobora kuntegereza kugeza mfashe umwanzuro, gute ashobora gutinyuka? Diana ati okay, nimba urubikora bikore bigishoboka nonaha, umuhamagare mu byanzure. Davina nta gutekereza, yahise afata telefone ahita ahamagara Dave. Dave aritaba ati Davina, bumeze gute Bebe? Umva ntabwo ndi kumwe na Diana, nimba ari ugiye kumbaza, ndetse yavuze ko aje iwanyu, nimba atarahagera I don't know, wamutegereje gato. Ariko nyine nanjye hari ibintu nari ndi kuganira na Daddy, wabundetse. Davina ati oya Dave, aka kanya ndagushaka, nsanga mu rugo, hari ibyo tugomba kuvugana byihutirwa. Dave ati nse mu rugo wanyu? Davina, Babe, honey, uranshaka mu rugo? Are you sure? Davina ati sharika brage, ngwino ndagushaka byihutirwa, hari ibyo tugomba kuganira. Dave ati nizere ko atari bya bindi twavuganye, ndabizi ko nakubabaje, ariko nakubwiza gukuri, rero iyo topic ntuyigarure. Kariya gatipe kawe rwose nta kigenda, ariko ubyumve ko nanjye nakwikuyemo, ko ntabwo nshaka ko naba intandaro yo gutandukana kwawe n'umukunzi, ndashaka gutangira ubundi buzima. Davina ati ibyo byihorere, ngwino mu rugo tuganire ikintu cy'ingenzi, ibindi urabisubiramo nyuma. Dave ati ndaje, aka kanya ndaba mugezeho. Mu masegonda make Dave yari ahageze, atungurwa no kubona Diana nawe yahageze kare. Dave ati none se wabaye iki Babe? Nyine urabizi ko nkunda kukwita Babe, nubwo utari shehe wanjye ariko ubimenyere. Davina ati
Dev indoro yari yahindutse, ijwi yarihinduye, ubona ko noneho akeneye ko Dev amwitaho ndetse akamubwira ya magambo aryoshye. Davina ati Dev abona ibintu byahindutse, undi iti Davina babe wabaye iki kutari kumbwira? Davina ati I need your hug please. Dev ati really? Oh my god. Dev nta gutekereza kabiri yahise agenda aramuhobera, bamara nk'iminota 2 batavuga, buri wese atekereza ibintu byinshi. Dev ati ni iki kibazo Davina afite, ko nzi neza ko amafuti yanjye nakoze atatuma nkunda? Davina nawe ati uze ndamuhera he mubwira uko niyumva? Ndabitinyuka ko nzi neza yuko yabimbwiye kenshi nkahakana, ubu yanyikuyemo burundu. Davina ntazi uko byamucitse, ati Dev I really love you. Dev yahise asunika Davina nk'uwikanze, ati Davina are you okay? Ni wowe uvuze iryo jambo? Nimba ari ukuri bisubiremo, do you really love me? Davina ati yes Dev I do, I love you. Diana we yari aho abona ibintu bimaze gufata indi ntera, arisohokera ngo abahe umwanya. Davina ati no Diana guma hano, ibi byose urabizi, guma hano umbwirire musaza wawe nimba ari cousin wawe, I don't know. Buryo nakubwiye kuva kera ko ari mwiza, uburyo nakubwiraga uburyo aseka neza. Dev ati warabimubwiraga? Diana wambwiye ngo iki? Ntiwambwiye ko Davina nta kintu na kimwe cyiza yigize amvugaho, ko anyanga, ko adashobora no kunkunda kubera nta cyiza mbonaho? Diana ati nyine ntabikubwiraga ngo ntazamukunda kubera ko nabonaga uzambabaza, kandi sinkunda umuntu ubabaza inshuti yanjye. Ikindi yaragukundaga ariko ingeso zawe ntabwo zatumaga gukunda. Yari afite umukunzi ufite byose, ufite ingeso nziza, kandi n'ubu aramufite. Ugiye kubatandukanya Dev? Icyo kintu wagikora? Davina ati Diana please, ninjye ugomba guhitamo. Dev niwe ndi kumva muri aka kanya umutima wanjye uri kunyishyuza. Dev come on, gira icyo uvuga please. Dev ako kanya yacecetse nk'umunota wose, ari kumva ari nk'igitangaza kimubayeho. Ati Davina ijoro ryashize njyewe nari niyemeje guhinduka, kuko ndashaka gukora ikintu cy'ingenzi cyo gutuma nanjye mba proud yanjye. Ingeso mbi nanyuzemo nkazireka, nkashimisha ababyeyi, nkabereka ko nahindutse. Ikindi ndagira ngo umenyeshe ko, kandi ntabwo ari ukubeshya, maze nk'amezi 2 ntarya abana. Numvaga ko ninkomeza kukuvugisha no kuguha urukundo, byibuze uzibuka ko ngukunda, ukabona ko nanahindutse. Ntabwo nzi uwabikoze, nimba ari Imana yo mu ijuru ngomba gushimira, ariko this is wow, thank you so much. Ndagira ngo umenyeshe ko ntazagutinza. Icyo nashakaga ni urukundo nyakuri, nubwo nabonaga rudashoboka, nabonaga ntanafungura udushumi twawe tw'inkweto,
nanatinye no kugusaba haga kubera uburyo nakundaga cyane. Narakubonaga umutima ukadunda. Icyo nakoraga cyonyine ni ukukwangisha umukunzi wawe ngo byibuze ubone ko hari undi muntu ugutegereje. Ariko thank you, ndagusezeranya ko ntazakubabaza mu buzima, ndagusezeranya ko ntazaguca inyuma. Ibi mbisezeranye cousin wanjye ari hano abyumve kandi ajya ncunga ntashaka kuripotingeho. And I love you so much Davina, ntabwo wabyumva. Nta inkuru yacu irangiriye aho tubona ko urukundo rudashoboka burya rushobora gushoboka. Uwawe ntaho ajya kandi umuntu ugukunda by'ukuri arakubaha, niyo yaba ari umutipe urya abana gute ntabwo wowe agutinyuka, ntashobora gutinyuka kukubwira amagambo y'ubucucu cyangwa y'ubusa. Ntabwo yatinyuka kukwaka ikintu yumva ko cyakubabaza cyangwa cyagutesha agaciro. Umutipe ugukunda aragutinya akakubaha ndetse akirinda kukubabaza. Nawe nimba ufite uwukunda ukaba wari uzi ko bidashoboka, komeza uhatane. Nimba ari uwawe azaba uwawe, icyawe ntaho kijya. Aha hari kuri Tesi Media, mwari kumwe na Kayitesi Ange. Niba uri mushya ibuka gukora subscribe, ibuka gukora like. Guys, mwibuke gutera comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe, tujye tubagezaho ibindi biganiro umunsi ku wundi. Imana ikomeze kubandindira naho ubutaha. Ciao ciao.